Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yashimangiye aya makuru avuga ko mu byo uyu muyobozi yazize harimo amakosa yakozwe mu micungire y'ibiza. Tese y'ibiza bibaye mu karere, umuyobozi w'akarere njyanama ikamuhagarika, ese niwe wateye ibiza karibyo yazize. Kuba umuntu yazira ko ibiza byateye ntabwo ari byo, nta muntu uzizwa ko ibiza byabaye kuko nta uteza ibiza. Gusa ushobora gukora amakosa muri management yabyo akiyongera, ariko ku yandi makosa usanzwe ufite abashinzwe kubikurikirana basanga udashoboye gukora akazi kingano wahawe, abaziguhaye bakazikwaka. Amakuru rero hari byo nibyo nuko inama njyanama y'akarere ka Rubavu yo yabonye umuyobozi w'akarere ari n'umwe muri bo kuko n'umujyanama nawe inshingano bamuhaye atarimo kuzuzuza neza, ariko ntabwo ari kubera ko habaye ibiza muri Rubavu. Amakosa yakoze ashobora kuba ajyanye no mu micungire y'ibiza byabaye, ariko yiyongera ku yandi makosa asanganwe. Noneho njyanama mu bwisanzure bwayo, mu burenganzira bwayo, igafata umwanzuro nk'uko amategeko ayibemerera. Ariko icyo twavuga hano ni uko nta muntu wazira ko ibiza byabaye aho akorera, ariko uramutse udashoboye kubimanaginga neza nk'umuyobozi, byo bishobora kuviramo amakosa yatuma uhanwa ku buryo cyangwa se ku bundi. Ibyo ntibisanzwe. Inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Rubavu yafashe iki cyemezo yateranye kuwa gatanu tariki 5 Gicurasi uyu mwaka wa 2023, yabanjirijwe no gufata umunota umwe wo kwibuka abahitanywe n'ibiza by'imvura n'inkangu byo mu ijoro ryo kuwa 2 rishyira kuwa 3 Gicurasi. Bivugwa ko mu by'inama yagarukagaho harimo gusuzumira hamwe ikibazo cy'ibiza mu karere, by'umwihariko ingaruka byateje. Bijyanye no kweguza uyu muyobozi wahoze ari w'akarere ka Rubavu, biteganywa ko iyo umuyobozi w'akarere avuyeho, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu ari ufata inshingano by'agateganyo. Kambogo Ildefonse wari uyoboye aka karere ka Rubavu yatorewe kuba umuyobozi w'aka karere ka Rubavu mu mwaka w'2021, atowe n'abajyanama bagenzi be ku majwi 256. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest yavuze ko umubare munini w'amafaranga akenewe ari yo gusana ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza, aho by'umwihariko urwego rukeneye hafi nibura miliyari 110 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'ubu biraro birasaba yuko cyangwa se urebye biratwara hafi miliyari 39 kugira ngo tugire ibiraro byose byongere bimere nk'uko tubyifuza, ndetse bishobora no guhangana n'ingaruka zigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Twajya mu mihanda cyo twakwita district road, ni ibintu urebye byangiritse bishobora gutwara hafi miliyari 25. Wareba national roads cyangwa se imihanda minini igenda yambukiranya cyangwa se ihuza uturere rimwe na rimwe ikanakomeza ikagera ku mipaka, bishobora gutwara hafi miliyari 41. Ukareba ibikorwa by'amashanyarazi bimaze kwangirika, kugira ngo tubisane neza bigere ku rwego twifuza, biratwara hafi 5 billion, ndetse n'ibikorwa by'amazi bitwara hafi 1 billion. Urebye kugira ngo twongere tugire ibikorwa remezo bimeze neza twifuza, kandi bishobora kongera guhangana n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se bishobora guhangana n'ibiza, biratwara hafi miliyari 110. Minisitiri akomeza avuga ko nubwo ari ibyangiritse, ariko nanone hari ibimaze gusanwa, harimo imihanda, inganda z'amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye, bityo bakaba barimo gukora amanywa n'ijoro kugira ngo ibikorwa remezo byongere gusubirana mu buryo bwihuse zitandukanye zibiza. Ariko icyo navuga hangaha nuko tuvugana byinshi birimo biragenda bikorwa, imihanda igana kuri za centre de santé, imihanda igana ku turere, ndetse n'imihanda minini, kugira ngo niba ari ubucuruzi cyangwa se imigenderanire muri rusange ikomeze igende, tutaza kugira ikibazo. Nko mu mihanda minini 14, 9 imaze gusanwa, irimo irakoreshwa. Inganda z'amazi zari zangiritse zose 8, ubu 6 zimaze gusanwa, ndetse n'inganda z'amashanyarazi zitanga amashanyarazi muri izo 12 zari zimaze kwangirika,
ariko ubu tuvugana 5 zimaze kongera gukora neza. So ibyo rero byose birerekana imbaraga zirimo zikoreshwa. Mwabonye inkuru ya muhanda wa Pfunda ari amakamyo yari amaze iminsi yaparitse hariya kuva nijoro saa 6 z'ijoro. Mwabonye ko amakamyo bayarekuye, umuhanda wongeye gukoreshwa. So nibyerekana imbaraga zirimo zikoreshwa kugira ngo ibikorwa remezo byongere bikoreshwe, ariko hakaba na gahunda yo kongera kubikora mu buryo bushobora guhangana cyangwa ibyo bikorwa remezo bishobora guhangana n'ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere. Ni mu gihe kandi umujyi wa Kigali nk'umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko ari imirimo irimo kuhakorerwa by'umwihariko mu duce twibasirwa n'ibiza. Ngira ngo ugarutse mu mujyi wa Kigali muri rusange nawo no umujyi ni kapitale, buri gihe tuba tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'ingaruka z'ibiza. Hari imirimo nayo iri migendo ikorwa hirya no hino, cyane cyane dufite uduce dukunda kwibasirwa n'ibiza. Hari imirimo rero ibigenda ikorwa kugira ngo icyaba cyose gisange abantu biteguye. Ngira ngo muri rusange nuko nguko ishusho y'ibikorwa remezo byagiye byangirika ndetse n'urugendo rwo kubisana. Mu bindi minisitiri yavuze ko gusana ibikorwa by'amashanyarazi bizatwara miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda, naho ibijyanye n'amazi bitware miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ngo ubaza amafaranga yose akenewe mu guhangana n'ingaruka zatewe n'ibiza mu ngeri zose arenga miliyari 130 z'amanyarwanda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dr. Meya Mabwa n'amaguru yashimiye uruhare rw'itangazamakuru ndetse anagaragaza ko bategurira amahugurwa ari ukubafasha gutangaza amakuru yizewe. Iyo umuntu afite amakuru acukumbuye ku kintu runaka, nta muntu ushobora kuba yamuyobya cyangwa ngo amuhe amakuru atariyo ndetse nawe yumve ko ari byo koko. Ariyo mpamvu kugira amakuru acukumbuye ku gishushanyo mbonera binafasha umunyamakuru igihe arimo atara inkuru mu by'ukuri, kugira ngo nawe yumve wa muturage uri kumuha amakuru niba koko nawe asobanukiwe politiki igendanye n'imitunganyirize y'imijyi, politiki igendanye n'imyubakire cyangwa se politiki y'ubutaka. Yavuze ko kandi iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera ari igisubizo ku batuye umujyi wa Kigali uyu munsi ndetse no mu myaka iri imbere. Ubutaka bw'umujyi wa Kigali ntibuteze kwiyongera, so bishatse kuvuga ngo iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ni igisubizo kugira ngo abariho ubu dukoresha ubutaka kandi n'abazabaho mu gihe kiri imbere bazabashe kubukoresha neza. Ariyo mpamvu mu itegurwa ry'igishushanyo mbonera haba hanategurwa yuko muri kwa gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera phases hagomba kugenda hanakorwa n'ibishushanyo byihariye by'ahantu bizwi cyane nka physical plans, bifasha kugira ngo ahantu hagiye hatunganywe, ahantu hagiye kubakwa, haba haragenewe inganda, haba haragenewe gutura, haba haragenewe ubucuruzi, bityo byibura ahahabwa impushya zo kubaka habe ari ahantu hafite ibikorwa remezo by'ibanze ari muri iyo mihanda. Ku bijyanye na serivisi y'imicungire y'ubutaka yavuze ko ubutaka bukorerwaho icyo bwagenewe, ariko nabwo abanje kurebwa uburyo abantu batunze ubwo butaka. Ndetse serivisi z'ubutaka zigatangwa hashingiwe kuri politiki y'ubutaka mu Rwanda n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho ubutaka bukoreshwa icyo bwagenewe, ariko ikintu cya mbere ku micungire n'imikoreshereze y'ubutaka hakaba hagomba kubanza kurebwa noneho uburyo abantu batunzemo ubutaka. Ubundi itegeko rivuga ko inshingano z'umuntu ku butaka ari ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Icyo bwagenewe gukoreshwa kuko leta nk'uko biteganywa n'itegeko niyo ifite ububasha bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu, bityo ikaba inategura ibishushanyo mbonera kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza nk'uko bikwiye. Umuturage utunze ubutaka ufite ibyangombwa mbere y'uko akoresha ubutaka
amategeko avuga ko agomba no kubisabira uburenganzira, kandi mu nshingano afite muri kwa gukoresha ubutaka asabwa no ko bwa butaka aburinda isuri mu buryo ubutaka atunze abubyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere ariko no mu nyungu z'igihugu, kuko ubutaka utunze iyo utabubyaza umusaruro, kuko ubutaka ari umutungo w'imbaga y'abanyarwanda bose, uba ushobora kubwamburwa, leta ikaba ishobora kubuha undi muntu wabutunga akanabubyaza umusaruro. Igishushanyo mbonera mu mujyi wa Kigali muri 2050 kigamije kugera ku iterambere rirambye ry'umujyi mu by'ubukungu no kubaho neza kw'abaturage binyuze mu kugena uburyo bw'imikoreshereze y'ubutaka n'ibikorwa remezo bifatanyije ndetse n'inzira z'ubwikorezi mu rwego rwo gufasha buri wese kugera ku bikorwa by'ibanze, imiturire, ibikorwa rusange bifitiye abaturage akamaro, ubusitani ndetse n'ubwikorezi.